Kuwa mbere mu gitondo fata green tea, ufate amagi 2, ufate n'urubuto. Urubuto urwo ari rwo rwose urugufite, ariko kuri green tea ukamenya ko udashyiramo isukari, nta sukari igomba kujyamo. Ubwo kuwa mbere lunch imboga, ushobora guhitamo imboga ushaka, ugashyiraho n'ibirayi 3 bitogosheje, ubundi ugafata n'urubuto rw'itunda cyangwa urundi rwose ushaka. Imbuto ntabwo ndi buze kujya nzimentioninga, buri wese araza kujya azaza areba izo afite arizo afata. Kuwa mbere nijoro ushobora kurya, nko kuwa gatatu mu gitondo, ubwo ni breakfast yo kuwa gatatu, ushobora kwifatira ikirahure kimwe cy'ikivuguto. Kuwa kane mu gitondo, ubwo ni breakfast, ushobora gufata 1/4 cya avoka ukarenzaho umukati umwe bibaye byiza waba ari uw'ingano, umukati umwe, ubundi ukarenzaho n'aka green tea. Muraho neza, muri iyi video ngiye kukwereka meal plan y'icyumweru yagufasha kugabanya ibiro kandi idahenze. Mbere yo kurebera hamwe meal plan, reka tubanze twibutsa amahame y'ingenzi yo kugabanya ibiro. Ikintu cya mbere nakubwira ni uko utagomba rwose kwiyicisha inzara kugira ngo ibiro byawe bikunde bigabanuke. Ahubwo ikintu wagerageza ni ukujya urya ibiryo bitari byinshi kandi birimo intungamubiri, kandi ukagerageza no kwirinda isukari. Ikindi kintu abantu benshi bakunda kwirengagiza ni ukunywa amazi. Uzi ko hari igihe umuntu aba yumva ashonje akagira ngo ni inzara y'ibiryo afite kandi ari inyota. Gerageza kunywa amazi menshi, byibuze ku munsi unywe nka litiro 2. Ikindi kintu cyiza mbona wakongera mu mafunguro yawe ni ukurya imboga cyane, kurya imboga nyinshi. Uzi ko hari abantu bajya biyicisha inzara ugasanga yabwiraje, wenda ngo ari kuri regime mu gitondo, agafata ibyo abonye byose akarya, ibirimo amavuta n'ibirimo isukari byose akabivangavanga akarya. Ubwo se waba waruhiye iki? Erega kugabanya ibiro ntabwo ari ukwiyicisha inzara, ahubwo ni ukumenya ibyo urya ndetse n'igihe ubirira. Reka dukomeze rero kuri meal plan yacu. Iyi meal plan ngiye kukubwira nanjye narayikoresheje, ibiro byanjye biragabanuka. Nyamara kubyara narabyibushye cyane, ariko uko biri ubu ngubu biri kugenda bigabanuka kuko ndi kugenda nkurikiza iyi gahunda y'iyi meal plan. Ngiye kuyikubwira, wenda nawe yagufasha. Kuwa mbere mu gitondo fata green tea, ufate amagi 2, ufate n'urubuto. Urubuto urwo ari rwo rwose urugufite, ariko kuri green tea ukamenya ko udashyiramo isukari. Ubwo kuwa mbere lunch imboga, ushobora guhitamo imboga ushaka, ugashyiraho n'ibirayi 3 bitogosheje, ubundi ugafata n'urubuto rw'itunda cyangwa urundi rwose ushaka. Imbuto ntabwo ndi buze kujya nzimentioninga, buri wese araza kujya azaza areba izo afite arizo afata. Kuwa mbere nijoro ushobora kurya epinari. Ubwo ngubwo nimba mu gitondo, nimba muri lunch wariye amashu tuvuge cyangwa imboga dodo, nimugoroba nijoro ushobora kurya epinari ariko nyinshi, apana iz'izina. Ukarya epinari, ugafata n'agatoki gatogosheje kadakaranze. Ushaka kubivanga cyangwa ukabiteka ukwabyo, ariko nyine niyo wabikaranga ugakarangisha utuvuta duke cyane, tw'izina kabisa, apana kuburundamo amavuta, ubundi ukarenzaho urubuto ukiryamira. Kuwa kabiri rero breakfast, wafata amazi y'akazuyaze mu gitondo kuwa kabiri ugakamuriramo akadimu, ubundi ukarya n'agapome. Ubwo iyo ni breakfast, birabaye, nta kindi kintu urenzaho. Ubundi ukaza gutegereza lunch. Kuri lunch rero ushobora gufata ibijumba 2 ukabirisha ibishyimbo, ukarenzaho n'agapapayi. Ubwo ni kuri lunch yo kuwa kabiri. Noneho kuwa kabiri nijoro rero ukarya ibihaza, ubundi ukarenzaho umuneke. Ubwo aho ni kuwa kabiri, umunsi wo kuwa kabiri ukaba urarangiye. Ukirinda gufata snacks. Niyo wafata snacks ugafata snacks atagize icyo atwaye, wumva urashonje wenda nko mu masaa 9 nyuma ya saa 6, wumvisha ushonje, akenshi ujye winywera amazi. Ujye unywa amazi urayanywa ukumva indi ruzi, ukumva urahaza kandi nta kintu uriye. Ujye unywa amazi, cyangwa ufata ikigori. Ushobora gufata ikigori cyangwa ugafata utunyobwa urushyira umwe, ibyo ntacyo biba bitwaye kugira ngo usonze. Urya ibintu nyine byakongerera uwo umubyibuho. Gerageza nyine gufata ibintu biri healthy, bitagira ikintu bigutwara. Ariko icyiza ni uko wajya wumva ushonje mu gihe uri ku rugendo rwo kugabanya ibiro, ukinywera amazi. Noneho kuwa gatatu mu gitondo, ubwo ni breakfast yo kuwa gatatu, ushobora kwifatira ikirahure kimwe cy'ikivuguto. Kuwa gatatu ikirahure kimwe cy'ikivuguto mu gitondo, ukarenzaho umuneke. Iyi akaba ari breakfast, ntugire ikintu ufata kindi hagati yawo. Noneho ukaza gutegereza lunch. Kuri lunch rero kuwa gatatu ushobora gufata imyumbati n'amashaza cyangwa n'ibishyimbo n'imboga.
ukabivangamo imboga. Nyine ukuntu kujya ugerageza ku buryo ibiryo byose urya ugomba gushyiramo imboga kandi nyinshi zitari iz'izina. Noneho ku wa gatatu nijoro ukarya isosi itogosheje iyo ari yo yose, yaba iy'inyama z'inka cyangwa inyama z'inkoko cyangwa iy'isamaki, ipfa kuba ari isosi itogosheje. Ugafata agasosi gatogosheje ukarenzaho urubuto urwo ari rwo rwose. Ku wa kane mu gitondo, ubwo ni breakfast, ushobora gufata 1/4 cya avoka ukarenzaho umukati umwe, bibaye byiza waba ari uw'ingano, umukati umwe, ubundi ukarenzaho n'aka green tea. Iyi green tea nta sukari irimo, nta sukari ugomba gushyiramo. Noneho saa sita ku wa kane ushobora kurya imvange y'ibirayi n'igitoki n'imboga n'ibishyimbo, ariko ntushyiremo amavuta menshi. Noneho ku wa kane nijoro ushobora gufata potage ukarenzaho urubuto. Ushobora gufata agapotage ka pinari cyangwa k'igihaza, ako wumva wifuza, cyangwa ak'ibihumyo ukarenzaho akabuto. Ku wa kane mu gitondo, ubwo ni breakfast, ushobora gufata ikigori na green tea itarimo isukari. Rwose isukari ni uko wisezeye nimba uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro. Rero saa sita ku wa gatanu ushobora kurya akawunga ukarisha n'isombe. Akawunga n'isombe ku wa gatanu, ubwo wareba n'urundi rubuto warenzaho. Noneho ku wa gatanu nijoro ushobora kurya imbuto zonyine, nta biryo. Ku wa gatanu nijoro imbuto gusa. Ubwo wahitamo nimba waziblendinga cyangwa wazirya bisanzwe nyine utaziblendinze, ni wowe wabihitamo bitewe n'icyo wumva ushaka. Ariko wanaziblendinga ukibuka ko udagomba gushiramo isukari. Ku wa gatandatu rero mu gitondo ushobora gufata breakfast y'amagi 2, amazi y'akazuyazi arimo indimu, ubundi ukarenzaho n'agapome. Kuri lunch ugafata ibirayi ugashyiramo amashaza, ubundi ukarenzaho n'aka watermelon. Noneho ku wa gatandatu nimugoroba, ubwo ni nijoro ku wa gatandatu, ushobora kunywa agasimodi akariko kose, uko wagakora kose. Ubwo ni agasimodi wakora k'imbuto, ubundi ntushyiremo isukari. Ushatse washyiramo n'amata muri iyo smoothie, ariko bitarimo isukari. Twagiye no ku cyumweru mu gitondo. Ku cyumweru mu gitondo, ubwo ni breakfast, ushobora gufata ikirahure cy'amata, inshyushyu cyangwa ikivuguto, wahitamo icyo ushaka. Ikirahure kimwe cy'amata ukakarenzaho akabuto. Aho ni ku cyumweru mu gitondo. Lunch yo ku cyumweru ibijumba n'ibishyimbo bivanze n'imboga, ubundi ukarenzaho n'umuneke. Nijoro ku cyumweru ushobora gufata isosi y'inyama z'inka cyangwa iz'inkoko cyangwa isosi y'ifi. Cyangwa ku cyumweru nijoro ugafata imboga ukazivangavanga, wenda ugafata brocoli ukavanga na karoti, shufureri, ukabivangavanga na za courgette, byose ukarya imboga zivangavanze, ubundi ukarenzaho amazi. Ngayo nguko rero ngiyo meal plan y'iminsi 7 y'umuntu wifuza kugabanya ibiro. Uyikurikize n'ukuri izagufasha, ibiro byawe bizagenda bigabanuka, nawe ubwawe uzagenda ubyibonera. Ndagushimiye rero nimba wankurikiye kugeza ahangaha. Iyi video nimba igushimishije uyoherereza abantu bose uzi bari mu rugendo rwo kugabanya ibiro, naho ubutaha mu bindi biganiro. Murakoze cyane.